mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka igice cyaho cya 19 umurongo wa mbere, twasomye amagambo y'Imana atubwira iki? Atubwira inkuru y'umugabo witwa Zakayo. Uyu Zakayo yari umugabo utuye i Yeriko. Uyu Zakayo yari umugabo ufite icyubahiro, yari umugabo ufite icyo bita imibereho, yari umugabo uzwi cyane, umugabo w'ikirangirire. Uyu mugabo yayoboraga cyangwa se yari umukuru w'ikigo cyari gishinzwe kwakira no gukusanya imisoro, ni nka Rwanda Revenue y'uyu munsi yangaha mu Rwanda. Yari umutunzi, uyu mugabo yarazwi, uyu mugabo yari yubashywe ku rundi rwego. Ariko uyu mugabo afite ibintu bindi byamurangaga, twakwita nka defo, twakwita ngo byari bimujenye. Ibi bintu ni ubwe wumvaga uburemere bwabyo. Hari igihe umuntu abaho uko yaba ari kose, abantu baravuga ngo buri muntu wese afite akanyundo kagenda kamuhondahonda. Ni koko, uwaba ukize, waba umeze ute, ufite akanyundo kawe bwa wihariye kagukubita, ku manywa kakagukubita, nijoro kakagukubita, ukakagendera muri kositimu. Ariko nubwo uri muri kositimu, ariko akangaka ko ntuzagacika, ukambara ibubu ukakagenderamo, ukicara muri ofisi, ariko ako kanyundo ukaba ugafite kaguhonda. Nawe wawuciye bugufi we, urimo urakora ubuyede ariko ufite akanyundo, urimo urikorera sima ariko ufite akanyundo, urimo urazunguza ariko ufite akanyundo, urimo aho waba uri hose, uwaremwe wese waje kuri iyi si, icyo waba uri cyo, icyo waba ukora cyose, ufite akanyundo kagenda kakubwira. Ngo Mukristo mbere yo guhaguruka yari afite akanyundo, nubwo yari afite ubutunzi mu buzima bwe, yari ameze neza, abantu barabibonaga, ariko muri we yari afitemo akanyundo kamubwira ngo va mu gihugu, va mu murwa w'irimbukiro, jya mu murwa w'amahoro, aho uzabona ubugingo buhoraho. Akanyundo kamubwira ngo bugingo budashira, ngo maze ngo yumva akwiriye guhaguruka akagenda, kuko ngo yageze aho yumva kwitwa umugabo w'umugore ntacyo bimaze. Nawe nyumvire, bigera kwitwa papa w'abana ntacyo bimaze. Aremera bitewe n'ako kanyundo, asanga Yesu arahaguruka kubw'ibyaha byari afite kandi bimuremereye. N'uyu Zakayo nubwo yari afite icyo bita imibereho, ariko yari afite utuntu tumeze nka tungahe, tumeze nka dutatu tumutera ipfunwe mu bandi. Haleluya! muri we tukaba tumubangamiye. Icyambere, yari afite ubugufi. Iyo umuntu ari mugufi, nubwo abandi babireba ariko ntacyo bibatwara, ariko kuri we ashobora no kutarya. Ubu bugufi bwa Zakayo bwatumaga atagira apeti. Cyo ni icya kabiri. Kugira ubugufi byanamuteye kutajya agira apeti, donc yari jene mu yandi magambo. Kindi gikurikiyeho, nubwo yari umutunzi ariko ntabwo yagira gute, ntiyabonaga ibitotsi. Yararaga atekereza nyine abantu bagomba bazagabaho igitero, kundazagaba abakozi biwe, amaduka bazajyamo, ba bose bazatanga menshi, simbizi. Ariko uyu Zakayo, iyo niyo mipango yahoraga mu buzima bwe bwose. Kindi gikurikiyeho, yari umugome. Nawe ni defu. Yari abizi ibyo yakoraga, yari abizi. Muri we yahoraga umutima ikintu kimukubita, bigatuma rero atagira n'amahoro y'Imana. Amahoro y'Imana yarabuze amahoro muri we. Byo bintu bine: kuba ari mugufi, kuba atagira apeti, kuba atabona ibitotsi, kandi nta mahoro y'Imana afite. Umunsi umwe rero aza kumenya amakuru, amenya amakuru yizewe yuko Yesu umwami w'i Nazareti
umwami ugira neza, umwami w'amahoro, umwami utita ku mabwire ya rubanda, umwami utarobanura ku butoni, ahubwo muri we icyamuzanye ni ukuruhura abantu, ni ugutanga amahoro mu isi, ni ukuzana intama zazimiye, ni ugukiza abantu ibibazo, gukiza abantu uburwayi, ni ukubohora abantu, ni ukwomora abantu. Haleluya! Turagushimye Yesu umwami w'amahoro, turagushimye kutarobanura ku butoni, wabivuze kwa Koroneliyo neza. Haleluya! Petero arabihamya ngo noneho menye neza yuko Imana yacu itarobanura ku butoni, ahubwo mu mahanga yose uyubaha agakora ibyo gukiranuka Uwiteka aramwemera. Haleluya! Imana ishimwe kandi Imana ihimbazwe. Nukora ibyo gukiranukira Yesu, ugakiranukira Imana, Imana izakwemera mwene data. Uko waba uri kose, uko waba ungana kose, nukiranukira Yesu, ibibazo waba ufite byose, intambara waba ufite urwana nazo, mbese we nukiranukira Yesu, Yesu azakwemera. Imana ishimwe. Nuko Zakayo ngo arirukanga, abona abantu ni benshi cyane, hari harimo abarebare, agezeho muri we, haleluya, muri we afata gahunda, afata umwanya, aravuga ngo icyo nagambiriye ni uko njyewe ndeba Yesu. Twasomye ngo yashakaga kubona Yesu, yashakaga kumureba ngo amwitegereze, yari yumvaga bamuvuga, ariko ntabwo yari akamubonaho, kuko nta mwanya yari amufitiye, yari afite ibyo yahugiyemo. Yewe mwene data, ndagira ngo ubwire ngo ibyo uhugiyemo ntibyaguhesha amahoro uramutse udahuye na Yesu. Niba uzi yuko udafite umwanya wo gushaka Yesu, n'ibyo urimo nta mahoro uzabiboneramo, kuko byose ni ibya Yesu. Ijambo ry'Imana rivuga ngo mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka, naho ibindi byose muzabyongererwa. Uyu Zakayo nawe birashoboka yuko utari ufite ubutunzi nk'ubw'uyu Zakayo, birashoboka yuko udafite icyubahiro nk'icy'uyu Zakayo, ukaba urimo ngo nzaba njya kumureba ejo, ukaba urimo ngo nzaba nihana ejo, ukaba urimo ngo nzaba njya guterana ejo, mbese ibyawe n'ejo, wibereye bizi. Igihe cy'amateraniro kiragera, warangiza ukabyihorera, wibereye mu mafaranga, wibereye mu gushaka ibintu. Ariko reka nkubwire, ntabwo byakunezeza uramutse udafite Yesu. Ibyo bigire ariko unafite Yesu. Haleluya! Imana ishimwe. Nuko Zakayo yurira igiti, ntawagishije inama, ariko yari afite intego, yari afite icyo agomba kugeraho. Zakayo yari ashaka kubona Yesu, Zakayo yari ashaka kureba Yesu, ariko nta gahunda yari afite yo guhura na Yesu. Ibi nabyo yagomba kumumenya, ariko ntabwo yagombaga guhura nawe, kuko hariya Yesu ntabwo ni ngaho yari adafite agaciro. Hariya Yesu ntabamwemeraga, bari bahari, bari bakeya, bari magwa, abandi baramwangaga. Twarasomye ngo yaje mube, ariko abandi bamumenya. Umucyo waje mu mwijima, ariko umwijima ugumaho, ntiwamenya ko umucyo waje. Haleluya! Imana ishimwe kandi Imana ihimbazwe. Uyu Zakayo ntiyita ku cyubahiro yari afite, kuko ibyo byose yari yarangije kugira ute, yari yarangije kubitesha agaciro. Icyari kimushishikaje kwari ukubona Yesu. Aratinyuka, arazamuka, yurira igiti. Nawe nyumvira kurira igiti cy'umuvumo kugira ngo urebe Yesu. Ndagira ngo ubwire ngo gukurikira Yesu ni ukwiyangaja, ni ukwiyanga, ni kugira ngo uyu mugabo umuboneho, kugira ngo uyu mugabo muhure. Birasaba guca bugufi, birasaba kwiyanga, ukiyambura icyubahiro, ukiyambura ibyo bitagira umumaro, ukiyambura ayo madiplome y'amashuri wize ko ibyo bizarangirana n'iyi si, ukiyambura uwo mwambaro ufite. Ngo Dawidi yabyiniye Uwiteka ngo umwiterura, ngo ubundi umwitero ni icyubahiro.
ngo umugore we aramuseka. Jya ureka baguseke ariko uhimbaze Imana. Jya ureka baguseke ariko ushake Yesu. Haleluya, Imana ishimwe. Zakayo yurira igiti, ngo maze ngo Yesu ahageze arararama. Ni ukuvuga ngo ntabwo ari Zakayo wabonye Yesu, ahubwo Yesu niwe watanze kubona Zakayo. Turashima Yesu Kristo utubonera kure, utubonera mu buzima turimo, ngo yatubonye turi mu ivata y'ibyaha, aratubwira ngo va mu ivata ryawe baho. Haleluya. Iyo Yesu ataza kutubona, ntabwo uyu munsi wa none njyewe na Stazi urimo urababwiriza nakabaye kuba ndi kubabwiriza. Ariko ndashima Kristo wabamvanye mu magana y'abanyabyaha ntari kwiriye kuvamo, ariko kubw'ineza y'Imana, haleluya, akamvanamo. Yemwe benshi turi muri uyu mujyi, twaragiye tuva mu byaro hirya no hino bitandukanye, benshi twarize twari tuzi yuko tutaziga. Ni ukubera urukundo rwa Yesu. Nuvuga ngo Yesu niwe wadukunze. Muri byo yavuze ngo yankunze nari muzi, yankunze nayibereye. Haleluya, nari uwo gupfa. Yesu ashimwe cyane. Turi ku ijambo ritubwira imibereho myiza y'abari muri Kristo Yesu. Ngo nuko Yesu aramubwira ngo Zakayo, Zakayo we, ururuka, ururuka, ururuka. Nakurebye, ndebye guca bugufi kwawe, ndeba ni ukuvuga ngo Yesu yarazi amakuru kuri Zakayo. Yesu yarazi Zakayo. Imana itumenyera kure we, Imana itumenyera kure. Ngo Dawidi yarabiza muri Zaburi 130 ngo Uwiteka yarandondoye aramenya. Yesu arakuzi mwene data, uko wakitwara kose, uko waba uri kose, Yesu arakuzi. Umenya ubuzima urimo bwose, Yesu arakuzi. Imibabaro uri gucamo yose, Yesu arayizi. Intambara uri kurwana nazo uyu munsi, Yesu arazizi. Uburwayi ufite, Yesu arabuzi. Ubukene ufite, Yesu arakuzi, arabizi. Yewe mwene data, wari kwirigwa ujya kure, wari kwirigwa uhangayika, wari kwirigwa. Umva, reka ngubwire, tegereza Yesu, rindirira Yesu. Wajya mu mazi, wajya mu rutare, wajya mu giti kuko Zakayo yuriye igiti, Yesu azakunyuraho. Haleluya. Yesu azakubona. Yesu areba umutima. Yesu ntabwo yita ku bindi, ahubwo Yesu areba ku mutima. Uko waje ushaka Yesu, uko ukeneye Yesu. Niyo bavuze ngo yemwe abafite inzara n'inyota, ngo nimuze ahondi. Haleluya, Imana ishimwe. Ngo yemwe abaremerewe we n'imitwaro, nimuze ahondi ndabaruhura. Yewe, reka ngubwire, uko waba uri kose, isunge Yesu, ushake Yesu, ukoresha ubushobozi bwose, ukoresha imbaraga zose. Haleluya, Imana ishimwe. Yakobo yarabivuze, aravuga ngo abashakana Imana umwete, abo ngabo nibo bazayibona. Haguruka, va mu byurimo. Wari kwibwira ngo bizagusanga aho ngaho, wari kwibwira ngo Yesu azagusanga aho. Niba ufite amakuru yuko ugomba guhura na Yesu, haguruka ugende. Nguko Zakayo nawe yuriye igiti, nawe uzabona Yesu. Sinzi ukuri bubigenze, ariko uyu Zakayo kubera icyitegererezo, kuko umunsi umwe yagambiriye mu mutima we wo kujya kureba Yesu, wo kwitegereza uwo basanzwe bavuga. Hari igihe bakubwira iby'Imana, hari igihe bakubwira ngo Imana irakora, ukavuga ngo ntirangeraho. Hari igihe bakubwira ngo Imana iratabara, ukavuga ngo mbese igihe yatabariye abandi ko itarangeraho. Hari igihe bakubwira ngo Imana ikiza abarwayi, ukavuga mbese igihe ndarwariye ko ndarakira. Hari igihe bakubwira ngo Imana ikiza inzara, ngo mbese igihe nasonze ngiye ko iyo Mana muvuga ndarayibona. Hari igihe uvuga ngo Imana irambika, ngo mbese igihe nambariye ubusa ko iyo Mana narayibona. Hari igihe uvuga bakubwira iby'Imana, imirimo y'Imana, ugasanga urimo urabihinyura. N'uyu Zakayo bamubwiraga ibya Yesu akabyumva, ariko ntabihereza agaciro. Ariko reka nkubwire ngo mwene data, wowe unyumva kuri uyu mugoroba, nawe uzanyumva ikindi gihe, ndagira nkubwire uko imara kumvira ijambo ry'Imana. Niba wari ufite gushidikanya ku bya Yesu, ndagira ngo uyu Zakayo kubera icyitegererezo, nawe uhaguruke, nawe ubyiyumvemo, ukoreshe uko ushoboye kose, ukoreshe tekinike zose. Sinzi uko umwuka
wera ari bikubwire, ariko uburyo bwose ushakamo Imana ndagira ngo Yesu abera hose icyarimwe. Aho uri Yesu arakureba. Wowe ushobora kuba utabona Yesu, ariko Yesu arakwitegereza. Wowe ushobora kwibwira yuko Yesu yagutaye, ariko Yesu akuri iruhande. Haleluya. Yobu yarabivuze ngo ndigira imbere ariko sinyibona, ni inyuma ya sinyiruzi, iburyo n'ibumoso nayikorera sinyibona, ariko izi ntambwe z'ibirenge byanjye nimara kugeragezwa izaza imvanemo meze nka zahabu. Haleluya. Imana ishimwe kandi Imana ihimbazwe. Imana ntishobora gukora ikosa ryo kuguta. Imana ntishobora gukora ikosa ryo kugutererana. Kabone nubwo waba uri umunyabyaha, kabone nubwo wakijandika mu byaha, iyo abashije kwemerera Zakayo wari umugome, nawe na Imana yakwemera. Iyo abashije kujya gusangira na Zakayo, nawe wawe yaza. Yitaye ku gusenga ko batagira shinge na rugero, idasuzuguye gusenga kwabo. Imana ishimwe. Imana ni Imana y'inyembabazi. Imana ni Imana y'inyarukundo. Ngo maze Zakayo ngarururuka, niko ijambo ry'Imana ryatubwiye. Somene de kirebare. Romine de kisa ave elemine kine tirezire baniko olemene kene tekiresire mare. Zakayo arururuka. Ndagira ngo ubwire ngo Yesu aragushaka. Vaho hantu uri wururuka uzuhure na Yesu. Vaho hantu uri wururuka uzuhure n'umugabo ufite icyubahiro. Ile mine de kese veritare. Sinzi icyubahiro ufite, sinzi amashuri wize, ariko mene de kese va muri iyo ntebe, va muri iyo diva. Yesu aragushaka. Le mine kiresire dare. Mu Byahishuwe 3:20 sinevati mine kireta baratubwira ngo Ibyahishuwe 3:20 ngo dore mpagaze ku rugi ndakomanga, ngo niwumva ijwi ryanjye ugakingura, ngo nzaza iwawe dusangire. Mi enekireta elebele koletire sare. Uyu Zakayo yumvise ijwi rya Yesu, aryumvira kure. None uyu munsi wa none ijwi ry'Imana rikugezeho. Umva ukuntu umugaragu w'Imana akubwira, ukimara kumvira ijambo ry'Imana, ngwino kwa Yesu, wemerere Yesu aze mu bugingo bwawe. Ngo Zakayo nawe yarururutse, ngo amaze kururuka yakira Yesu anezerewe, arangije amufata ukuboko barajyana, amujyaniwe. Abapagani abari aho ngaho, abadafite urukundo muri we, ngo barangije baravuga ngo ndorere, dore ibyo Yesu akoze. Batangira gufuha. Reka ngubwire Yesu nazi wawe. Abantu bazahindura amagambo. Yesu nazi wawe. Abantu bazabona icyo Yesu akoze gikomeye, batangire bibaze, ariko ujye ubareka kuko wahuye na Yesu. Igikuru si amagambo, ahubwo igikuru nuko wahuye na Yesu. Igikuru si ishyari bazakugirira, ahubwo igikuru nuko wahuye na Yesu. Igikuru si urwango bazakugirira, ahubwo igikuru nuko wahuye na Yesu. Uyu Zakayo yahuye na Yesu. Haleluya. Mumbabarire. Ngo maze ngo bagera mu rugo baricara barasangira. Bakimara kwisangira, guko Yesu aramubwiye ngo agakiza kararari wawe uyu munsi. Today all pekote senevanita. Uyu mugoroba icyamba agakiza gakarari wawe. Uyu mugoroba icyamba gasangira na Yesu. Umaze igihe kirekire urya wenyine, ariko icyamba gasangira na Yesu. Umaze igihe kirekire urara wenyine, ariko icyamba kararana na Yesu. Haleluya. Imana ishimwe. Umaze igihe kirekire utagira inshuti, ariko icyamba kuri uyu mugoroba son erepekoneta, icyamba ugahura na Yesu. Icyamba Yesu akakubona muri ibyo urimo. Icyamba ndifuza ko wahura na Yesu. Ndifuza mana so olemine kine. Nyemerera abantu bawe bahure na Yesu. Nyemerera duhure nawe Kristo. Nyemerera abantu bawe bararushye, abantu bawe bararemerewe, abantu bawe bafite ibibazo byinshi bitandukanye, abantu babuze amahoro, abantu bandi bakiryama ngo basinzire, babuze ibitotsi, bafite umuruho bamaranye igihe kirekire, bafite ibikomere bamaranye igihe kirekire. Yewe Yesu, nyemerera umuntu wese uzumvira ijambo ryawe kuri uyu mugoroba. Sele mine kinetaki boneveretare azimene kineta. Mana amahoro yawe babeho. Ababuze amahoro bayabone, ababuze ibitotsi babibone, ababuze
urubyaro barubone, ababuze amafaranga bayabone, ababuze akazi bayabone, ababuze ubukode bayabone, abamadeni bishyure, mana so venire pere dare nare. Mana unyemerere nyir'ububasha, nyir'ubutware, nyir'icyubahiro. Mana wowe dukesha kubaho, mana wowe dukesha ubuzima, mana wowe dukesha imibereho. Ndasenze mu izina mine de kise varetale, mu izina ryawe rikomeye, uhembura abantu bawe ubagirire neza, abantu bawe ubatabare. Isi ibona amahoro, isi ibona ububyutse, isi ibona umudendezo, abantu bawe bari ku isi hirya no hino. Mene deki evene mene taresire, abantu bakira uburwayi, abantu bakira intambara, mu izina ryawe Yesu Kristo. Unyemerere Mana, nk'uko uyu munsi kwa Zakayo byahindutse, yarangiza agaca bugufi imbere yawe, yarangiza agafata ubutunzi yari afite akagaburira abakene. Osave kine mine de kiresare, nyemerera abakire bazumvira ijambo ryawe. Mine de keseva, bafite ubukire bakuye mu zindi nzira zitavuye mu byawe. Mana rinyemerere, rizabakoreho. Arangije ngafata ibyo yambuye abantu, ngaragenda kuba kane ashyiraho n'indishyi z'akababaro. Mene de koseva, ayimana we, iyo umuntu yageze iwawe ubuzima burahinduka, iyo umuntu yageze iwawe imibereho irahinduka, iyo umuntu yageze iwawe ubusambanyi buragenda, iyo umuntu yageze iwawe ubujura buragenda. Yewe Yesu, iyo umuntu yahuye nawe so opekone manida, ubuzima burahinduka. Hindura imibereho rero y'aba bantu. Yewe Kristo nyiringabo, abantu bawe bagirire neza, abantu bawe batabare, abantu bawe barengere, abantu bawe bafashe, abantu bawe babone amahoro, abantu bawe bahindurira ubuzima, abantu bawe bahindurira imibereho. Pawulo yavuze buzura umwuka wera w'Imana, buzura umwuka wera w'Imana, ko twabonye yuko abayobowe n'umwuka wera aribo bana b'Imana. Ngo kandi abantu bafite umwuka wera n'ababibira mu mwuka, ngabo bantu ngo nabo baba barapfuye bazagira ubugingo buhoraho kubw'umwuka wera w'Imana. Kandi waba batuye mu bubata bw'ibyaha byagomba kubazanira n'urupfu. Yesu warakoze kutugirira neza, Yesu warakoze kudukunda tutakuzi, Yesu warakoze kutubera igitambo n'umutambyi. Yesu urakarama. Nyemerere rero Mana, ndakwinginze aba basore, aba bakobwa, aba babyeyi, aba mama, rebekine meneta seva, robekine sivarita, mina deko seva, mina kireta. Mana uhembura aba bantu, Mana aba bantu babona indi mibereho, Mana aba bantu babona amahoro muri bo, Mana aba bantu babona imituzo, abarwayi bakire, aba imbohe ziri muri gereza bafite bafunzwe batahe mu magereza bavemo, burasa ubuzima. Bine meneta rose nevanitire, reka amagereza afungurwe. Mene de koseva, abafite abarwayi mu bitanda bavemo, kwa muganga bavemo. Mine de irasi imibereho. Bekine venetare, abari mu mago babuze akazi, babuze imibereho. Mana rema imibereho mishya mu bantu, boneva imitima yabihembuke. Urakoze Mana, ureka itorero ryongere rivugururwe, amatorero yongera avugururwe, abantu bagira imibereho myiza, abantu buzura umwuka wera, abantu bahanura, abantu bavuga ubutumwa, abantu berekwe. Rosine veta, urakoze Mana, ndagushimiye. Habwa icyubahiro Bana natwe, kandi ukomeze utugirire neza muri iyi minsi dusigaje tukuri iyi si. Mana uduhereze gukizwa, Mana uduhereze guca bugufi, Mana ugenderere buri muntu wese icyo umutima ashaka kuri we. Mwami uzaza kugukenera wese, unyemerere uzamufata ukuboko, unyemerere uzamugirire neza, unyemerere uzamwiyereka nk'uko yeretse Zakayo. Urakoze Mana. Shalom shalom.